Muraho neza bavandimwe namwe bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye by'umwihariko kuganira ku kibazo abana bagira cyitwa cerebral palsy cyangwa se abenshi bita CP, kandi ndashaka ko uyu munsi uza kuva muri iyi video usobanukiwe CP icyo ari cyo, cerebral palsy ubundi ni iki, ukamenya uko ibaho cyangwa se ukamenya aho ituruka, kandi ukanamenya ko atari umuvumo, atari n'indwara yandura, kuko hari abana benshi bagira iki kibazo ariko ugasanga ababyeyi baravuze bati umwana wanjye baramuroze, uyu ni umuvumo baramvumye, nyine ugasanga ni ibibazo byinshi cyane ku buryo ki hari nubwo umwana avuka ameze gutya mu muryango ugasanga umugabo cyangwa se umugore baratandukanye, bitewe nuko nyine umwe avuga ati njye ntabwo nabyara umwana umeze kuriya, yewe no mu muryango wacu nta wigeze ubyara umwana umeze kuriya. Nkwibutsa ko ibi mbasangiza n'inyigisho rusange, ntabwo bisimbuye isuzuma rya muganga cyangwa se umuphysiotherapiste. Niba ufite impungenge ku mwana jya ku ivuriro rikwegereye, ni nayo mpamvu mu byundi buvuge byose ndaza kugushishikariza kuba wagana serivisi z'ivuriro. Reka rero twitangirire, gusa niba ari ubwa mbere unkurikiye ukande like, ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana neza umunsi ku munsi. CP cyangwa se cerebral palsy ubundi ni iki? Iki ni ikibazo umwana agira kikagira ingaruka ku buryo umubiri we wimuka cyangwa se wicara, ndetse n'uburyo uhagarara, uburyo ugenda cyangwa se uburyo ukoresha amaboko. Icy'ingenzi cyane wamenya, cerebral palsy cyangwa se CP ni ikibazo cy'ubwonko. Ni ukuvuga ko ubwonko ubusanzwe nibwo bugenzura umubiri. Iyo ubwonko rero bwagize ikibazo usanga aribwo umubiri ukora nabi, ibi rero bikaba ari cyo kibazo cya CP. CP ntabwo iba ari ikibazo cy'amaguru gusa, ahubwo usanga ya maguru y'umwana yagagaye, ariko mu by'ukuri intandaro ikaba iri mu bwonko. Byumvikana ko amaguru usanga afite icyo kibazo cyo kuba atari kurambuka neza, atabasha kuba yagira stability yo guhagarara neza, ariko intandaro atari kuri ayo maguru, ahubwo ari ikibazo gituruka mu bwonko. Reka rero twinjire neza muri iki gice, nkubwire ubundi ubwonko bukora iki ku mwana kugira ngo uyisange yabaye gutyo. Reka mbisobanure mu buryo bworoshye. Ubundi ubwonko bumeze nk'umuyobozi cyangwa se icyo nakwita boss w'umubiri, nibwo butuma umwana yicara, bugatuma umwana ahagarara, bugatuma agenzura amaboko, bugatuma agenzura amaguru, ndetse bugatuma agira na balance cyangwa se kuba yahagarara ntagwe, cyangwa kuba yafata ukuboko akaba yakujyana aho ashatse nta kindi kintu kimubangamira. Iyo ubwonko rero ubukora neza usanga umwana yicara ku gihe, agahagurukira igihe, akagenda ku gihe, kandi rwose ukajya abona yiga ibintu buhoro buhoro, ari nako agenda abasha kubimenya. Reka rero ubwonko bw'umwana bugira ikibazo, dore ikivamo ibyo bikorwa byose usanga bigorana, cyangwa se bikaza bitinze, cyangwa se ugasanga biraje ariko bikozwe nabi. Niho handi umwana ugera usanga afite by'umwihariko amezi amwemerera kuba yahagarara, yagenda, ariko ugasanga biri kugorana, ari kubikora nabi. Uburyo abikora ntabwo ariko nyine abandi bantu badafite ikibazo cy'ubwonko basanzwe babikora, ugasanga nyine hatangiye kuvukamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko icyo gihe biba ari iki kibazo cya CP. CP rero hari abantu mu by'ukuri bavuga ko ari uburwayi, ariko bakibaza bati se ibinini byayo ni ibihe? Reka nkubwire ko CP itandukanye n'izindi ndwara. Burya abantu benshi ntabwo babasha kuyitandukanya nazo, ariko CP n'ibindi bibazo byinshi by'umubiri biratandukanye, cyane ko CP ntabwo ari indwara yandura, ntabwo ari indwara y'igifu, ntabwo ari inzoka, nta nubwo ari indwara y'umwijima, nta nubwo ari indwara yo kubyimba amaguru, ahubwo CP cerebral palsy ni ikibazo cyo kugenzura umubiri. Niyo mpamvu hari umwana uba ubona asa nk'ufite imbaraga, ariko umubiri we ukabona nyine urabyanga, ntabwo ubasha gukora neza nk'umuntu ufite imbaraga, cyangwa ugasanga amaguru yiwe aguma asa n'afunze cyangwa se yikunje, amaboko ye ukabona nyine yo ntabwo abasha nyine kuba yafata neza, nayo asa n'ahinnyemo ukuntu, akaguma nyine asa n'akomeye cyangwa se ari mu mwanya
umwe kandi nawe ubona yuko udasanzwe kimwe n'abandi abana badafite icyo kibazo. CP rero ituruka hehe? Icyo abantu benshi baba bashaka kumva, baba bibaza bati ubundi ibi biterwa n'iki? Se wa mugani si umuvumo? Oya, ntabwo ari umuvumo. Noneho reka tugere ku kibazo gikomeye abantu benshi bakunda kwibaza, baribaza bati turuka hehe, ubundi biba byagenze bite muri makeya? Iki ni ikintu kimwe cy'ingenzi kibaho. CP cyangwa se cerebral palsy akenshi ibiterwa n'uko ubwonko bw'umwana bwagize ikibazo mu gihe buba buri gukura. Iyo ubwonko rero bukiri gukura buba bworoshye cyane, bityo ikibazo gito kibayeho nibwo usanga gishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umwana, cyane cyane bikagenda bigaragara uko agenda akura. Dore ibyiciro bitatu rero byaho iyi ndwara cyangwa se byaho CP ituruka. CP ishobora guturuka mu bihe bitatu. Igihe cya mbere ni mbere y'uko umwana avuka, akiri mu nda ukimutwite. Hari igihe ubwonko bw'umwana bugira ikibazo akiri mu nda. Impamvu zishobora kubitera harimo indwara zikomeye umubyeyi ashobora kuba arwaye mu gihe atwite. Ni nayo mpamvu by'umwihariko bababwira bati mubyeyi niba utwite umwana ubahiriza ibihe byo kujya kwipimisha ndetse wisuzumisha uko bishoboka kose kugira ngo barebe niba nta kibazo ufite gishobora kuba cyabangamira umwana. Ikindi kintu gishobora kubitera ni umubyeyi nyine utitaweho neza muri antenatal care cyangwa se mbere y'uko nyine abyara. Ikindi nanone ni ibibazo by'imirire, umubyeyi adafata nyine intungamubiri zuzuye bishobora gutuma bwa bwonko bw'umwana butabasha kuba bwakura neza, bikaba byatera iki kibazo cya cerebral palsy. Ikindi ni ikibazo cy'amaraso ndetse n'umwuka bigera ku mwana mu buryo butari bwiza cyangwa se bikamugeraho nabi. Umwana aba afite ubwonko buri gukura, bukenera oxygene, bukenera isukari, bukenera amaraso. Ibyo byose rero iyo bitari kubasha kuba byahagera neza, mu by'ukuri bituma bwa bwonko bw'umwana bukura mu buryo butari bwiza, bikaba byatera iki kibazo cya cerebral palsy. Icyo bivuze rero, ubwonko bw'umwana ntabwo buba bwabonye ibyo bukeneye by'ibanze kugira ngo bubashe kuba bwakura neza cyane. Ikindi kintu cya kabiri ni igihe umwana avutse, by'umwihariko mu gihe cyo kubyara. Ariko iki ni igice gikomeye cyane cyane ko hari abana bavuka batabonye nyine umwuka uhagije, cyangwa se babyarwa bigoye, cyangwa se bagatinzwa kuvuka. Iyo rero umwana abonye umwuka muke, ubwonko burababara bukangirika, bimwe mu bice by'ubwonko bikangirika nyine, ugasanga ntabwo bizabasha gukora neza mu gihe umwana abashije no kuba yavuka atangiye kugira ibyo akora. Icyo ni kimwe rero mu bintu bikomeye bitera cerebral palsy cyangwa se CP. Icya gatatu, nyuma y'uko umwana avutse burya nabwo CP cyangwa se cerebral palsy ishobora kuza cyane cyane mu mezi ya mbere. Hari abana bavuka neza ariko nyuma bakagira ikibazo. Urugero, dore impamvu zishobora kubitera nk'indwara zikomeye zirimo ama infection cyangwa se indwara zishobora guterwa n'udukoko zitera umuriro mwinshi. Ibi nabyo bishobora kuba byatuma umwana avukana iki kibazo, cyangwa se akaba yamaze no kuvuka ariko by'umwihariko yanagera hanze bitewe n'izi ndwara zikomeye z'ama infection zituma agira umuriro mwinshi, bikaba byatuma agira iki kibazo cya cerebral palsy. Harimo icyitwa convulsions cyangwa se gusanga umwana atengurwa, ugasanga umubiri urahinda, uratitira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Harimo meningitis cyangwa se infection y'ubwonko, aho igice cy'ubwonko kigenda kikatakwa n'ubundi ugasanga kiramunzwe, bikaba byatuma kitari bubashe kuba cyakura neza. Ikindi nanone ni trauma cyangwa se kuba umwana yagwa nabi akagwira igice cy'ubwonko cyangwa se ugasanga arakubititse. Ikindi ni jaundice ikabije, kuba umwana agenda ahinduka umuhondo cyane, nabyo mu by'ukuri bishobora gutera iki kibazo cya cerebral palsy, by'umwihariko bitewe n'uko ibi bibazo byose bishobora kwangiza ubwonko mu buryo bwihariye kandi bukomeye cyane. Icyo ugomba kumva neza rero, cerebral palsy ntabwo ikomeza kwiyongera. Iki ni ikintu gikomeye abantu batumva ariko ngira ngo dusobanukirwe. Cerebral palsy ntabwo ari indwara ikomeza kwangiza ubwonko buri munsi. Akenshi ni ikibazo kiba cyarabaye, ubwonko bwarangiritse, ariko ntibiba bivuze ko buri munsi burushaho kugenda kwangirika. Ariko ibimenyetso bishobora kugaragara cyane uko umwana akura. Ni nayo mpamvu uko umwana agenda akenera kugenda, kwicara no kwifata
akenshi usanga bikomeza kugenda bigorana, noneho ni nabwo ikibazo mu by'umwihariko gitangira kuba cyagaragara. Cerebral palsy rero ishobora kuba mu buryo butandukanye, cyane ko CP ari kimwe mu bibazo bikunze kwibasira abana, ariko ntabwo nyine iba ari kimwe ku bana bose. Hari umwana ugira ikibazo gito nakwita ko kiri mild, cyoroheje, akaba yashobora kugenda ariko bigoranye. Hari n'undi udashobora kwicara wenyine, hari n'undi ugira ikibazo mu kuboko kumwe gusa. Icyo bivuze rero CP ifite ibyiciro bigiye bitandukanye. Kuki umwana rero akomera amaguru cyangwa se amaboko yiwe ugasanga yewe nta nubwo ari kubasha kuba yafata ikintu neza ngo agikomeze? Iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Iyo ubwonko bwangiritse buba butagishoboye kugenzura imikaya uko bikwiye, icyo bita control y'imikaya rero yibuze, bituma ya mikaya ikomera, amaguru akiyegeranya ndetse n'amaboko agatangira gufata nabi. Ni nk'uko umubiri uba wabuze break cyangwa se uba wabuze nyine ikiwugenzura, bityo imikaya igakora cyane kurusha uko byari bikwiriye kuba byagenda. Cerebral palsy rero ntabwo ari umuvumo, ahubwo dore ubutumwa bukomeye nshobora gutanga ku muryango kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Reka mvuge ukuri, mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi hari ababyeyi babwirwa ngo cerebral palsy ni umuvumo, ni amarozi ndetse ni igihano. Oya, cerebral palsy ni ikibazo cy'ubwonko kandi gishobora kuba cyaratewe n'ibintu bitandukanye nk'uko twabigarutseho. Icy'ingenzi uba ugomba kwitaho ni uko umwana akenera ubufasha kandi umuryango ukamuba hafi, ntumuha akato, ahubwo ugakomeza kumwitaho. Physiotherapy rero ifasha ite mu gihe umwana agize iki kibazo cya cerebral palsy? Physiotherapy ifasha mu kwiga kwicara ndetse ikamwigisha kwiga guhagarara, kwiga kugenda no kugabanya gukomera kw'imikaya ndetse no kurinda kw'ingingo zakwifunga burundu. Kuko uyu mwana iyo adakurikiranwe ngo abashe kuba yafashwa, kwa kundi ingingo zigenda zikikunja zishobora kurangira zifunze burundu. Icy'ingenzi rero ni ugutangira kwivuza hakiri kare, bityo icyo gihe nibwo nyine umwana abasha kuba yafashwa akajya agenda akura, ariko nibura agenda agororwa bikazamuviramo nibura kuba hari ibyo yabasha kuba yakora. Reka mbashimire cyane, iyi video reka nyisoreza aha. Mwakoze cyane kuba mwankurikiye kugera kuri uyu musozo wayo. Kanda like, ukande subscribe, ubundi usangize undi muntu uwo ari we wese ubona iyi video yagirira umumaro. Wibuke no gutanga igitekerezo ku cyo wifuza ko twazakubwiraho ubutaha.